tubahaye ikaze mwese tubana muri aya makuru mu Kinyarwanda. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Dani Hambo. Byashoboka ko wabugeze kuri uyu murongo bwa mbere, wibuke gukora subscribe kugira tuzajye tubana umunsi ku munsi. Amakuru yacu rero tuyahera hano mu Rwanda kandi turambuka hanze ya Afurika. Aho tugiye kubabwira ku nkuru y'uwitwa Salman Khan wakirijwe igihugu cy'Ubuhinde, aho yarafatiwe hano mu Rwanda yaraje kuhisha nk'inkozi y'ibibi kandi akurikiyeho n'ibyaha byinshi. Nanone kandi turagaruka ku rupfu rw'umubyeyi Nyirandama Chantal witabye Imana biturutse ku mpanuka y'imodoka ya FPR yabaye ku itariki ya 24 ubwo hari ku cyumweru. Hanze ya Afurika naho turababwira yuko Elon Musk umukire twese tuzi kuri iyi show noneho yatukanye. Bahaye ikaze. Munyemera amakuru yacu tuyare hano mu Rwanda ku nkuru ibabaje y'urupfu rwa Nyirandama Chantal rwiyemezamirimo w'umugore waherukaga kuzuza hoteli mu karere ka Gicumbi. Uyu mugore ni umwe mu bantu 28 b'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari mu modoka ya Coaster yakoze impanuka mu masaha y'isa 2 z'igitondo cyo ku cyumweru tariki 24 Ugushyingo uyu mwaka. Ubwo yari igeze mu mudugudu wa Sakara akagari ka Rwiri umurenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo igata umuhanda hitapfa, mu gihe abandi barimo bakomeretse bikabije ndetse n'abakomeretse byoroheje. Aho hoteli yitwa Nice Garden Hotel Nyirandama yaherukaga kuzuza mu karere ka Gicumbi ndetse ikaba yanatashywe ku mugaragaro muri Kanama uyu mwaka. Abamuzi bavuga ko ayikomora ku murava no kwiyemeza byamuranze, cyane ko nta myaka myinshi yari ishize yinjiye mu ruhando rw'abikorera mu rwego rw'amahoteli, aho yatangiriye kuri bike bishoboka. Mutangana Alain Fabrice ukuriye abikorera mu karere ka Gicumbi yari asanzwe azi Nyirandama Chantal nk'umwe mu bagore b'intangarugero. Hari amagambo yavuze ati: yari umubyeyi utinyuka kandi wita cyane mu kuzamura abandi no kubatinyura, akaba atabikoraga ku munwa gusa ahubwo akabigaragarisha ibikorwa bifatika. Yari umubyeyi wahoranaga intumbero yo gutera imbere no kuzimuka ndetse agafasha n'abandi. Nibuka mu minsi mike ishize ubwo twataga ku mugaragaro hoteli nshya yaherukaga kuzuza mu mujyi wa Gicumbi, aho yatubwiraga ubuzima bwe yanyuzemo, ukuntu yatangiriye gukodesha inzu y'icyumba kimwe n'ibikoresho yabaga yatiye abandi, ariko afite intumbero yo kuziyubakira hoteli ye bwite. Yari wa muntu utaryamira ibitekerezo bye ngo abikundire, ahubwo yabisakazaga mu bandi kandi agaharanira kubyibuza n'ibitekerezo bye bibyara imbuto zigaragarira amaso kandi zifite akandi kamaro ku bandi. Ndetse hari n'ibihembo yagiye ahabwa bw'imikorere myiza no kubera abandi urugero mu rwego rw'abikorera. Imikorere y'uyu mubyeyi Nyirandama Chantal yamuranze yatumaga n'abo bakora mu rwego rumwe barushaho kumugirira icyizere, ndetse hari n'umwe mu bayobora uru rwego rw'amahoteli muri aka karere. Kandi inkunga yaba ibitekerezo no mu buryo bw'amaboko byakunze kumuranga, dore ko benshi byagiye bigira akamaro, barimo n'abakozi babarirwa muri 40 yari yarahaye akazi gahoraho muri iyi hoteli, n'ahandi yari afite amashami muri Gicumbi, Gakenke na Rulindo, utabariyemo n'abandi bakora nk'abanyakabyizi. Ubwo iyi mpanuka yabaga, abari bari muri iyo modoka bari bagiye mu nama yari guhuza abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru, ikabera mu karere ka Musanze, ariko ikaba yaje gusubikwa ubwo iyi nkuru y'incamugongo yamaraga kumenyekana. Uretse Nyirandama wahitanywe nayo, ngo mu bayikomerekeyemo nabo harimo abandi bikorera ndetse n'abakora mu zindi nzego basanzwe ari abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bahise bajyanwa mu kuvurirwa mu bitaro birimo ibya Byumba, ibya Kinihira na CHUK. Nanone kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 27 Ugushyingo uyu mwaka n'ubundi wa 2024, u Rwanda rwashyikirije Ubuhinde Salman Khan kugira ngo akurikiranweho ibyaha by'iterabwoba n'ibindi bifitanye isano. Salman Khan ngira ngo muramuzi. Ni igikorwa cyabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, aho inzego z'ubutabera mu Rwanda zamushyikirije z'Ubuhinde. Munyemerere kandi tugaruke kuri ino nkuru yo muri Korea y'Epfo, aho ari kuvugwa amakuru adasanzwe. Umusore w'imyaka 26 wo muri Korea y'Epfo yakatiwe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitswe mu gihe cy'imyaka 2, kubera ko yagize umubyibuho ukabije agamije gushaka impamvu yatuma adakora imirimo y'igisirikare. Urukiko rwo muri Korea y'Epfo rwahamije uyu musore icyaha cyo gushaka kwanga gukora imirimo ya gisirikare ku bushake akiyongerera ibiro. Umucamanza yagaragaje ko umusore yatangiye kurya byikubye kabiri ibyo yari asanzwe arya kugira ngo agire umubyibuho ukabije, byatumye bamushyira mu cyiciro cy'abantu bafite uburwayi bw'umubyibuho ukabije, akaba yemerewe gusa gukora indi mirimo ya leta havuyemo igisirikare. Urukiko kandi rwahanishije inshuti yamufashaga kongera ibiryo yaryaga igifungo cy'amezi 6 asubitswe mu gihe cy'umwaka umwe. Ubusanzwe buri
muntu w'igitsina gabo wese muri Korea y'Epfo ufite guhera ku myaka 18 kuzamura agomba gukora imirimo y'igisirikare nibura mu gihe cy'amezi 18, ubwo n'umwaka n'igice. Igitangazamakuru byatangaje ko ubwo yakorerwaga isuzuma ry'ibanze byagaragaye ko ameze neza byo gukora igisirikare, ariko bigeze mu isuzumwa rya nyuma basanga yagize ibiro byinshi bigera ku 102 bituma asanganwa umubyibuho ukabije. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ugaragaza ko bamwe bakunze kwanga gukora imirimo ya gisirikare itegetswe muri icyo gihugu bitwaje imyizerere yabo cyangwa izindi mpamvu za politiki. Bivugwa ko itegeko ryo gukoresha igisirikare abantu bose muri Korea y'Epfo rigira ingaruka ku banyempano batandukanye barimo nk'abahanzi n'abakinnyi b'umupira w'amaguru, kubera ko icyo gihe bamara baba mu mirimo ya gisirikare. Bivugwa kandi ko hari dosiye nyinshi z'abasore biyongera ibiro cyangwa bakabitakaza bikabije, abirwaza indwara zo mu mutwe, abashyiraho tattoos ku mubiri wose cyangwa bakikomeretsa cyane bagamije kwanga kujya mu mirimo ya gisirikare. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri 2019 rwategetse ko guverinoma izashyiraho indi mirimo igenewe abasivile banga gukora imirimo ya gisirikare kubera imyemerere cyangwa impamvu za politiki. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 bwagaragaje ko nibura 72% by'abagabo bafite imyaka 20 muri Korea y'Epfo bagaragaza ko iryo tegeko ritubahiriza ihame ry'uburinganire. 65% bagaragaza ko n'abagore bakwiye gushyirwa mu gisirikare. Abagera kuri 83% bagaragaje ko ari byiza gukora imirimo ya gisirikare, mu gihe abarenga 68% bavuze ko ari uguta umwanya. Elon Musk, umukire twese tuzi, yatutse Angela Merkel wahoze uyobora Ubudage. Elon Musk ufite urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yatutse Angela Merkel wahoze uyobora Ubudage, amwita American, izina ry'umwambaro wifashishwaga kera mu gukingira ubwambure bw'abagore. Ni nyuma y'uko Angela Merkel wayoboye Ubudage hagati ya 2005 na 2021 anenze Elon Musk ko umuntu nka we ufite imbaraga muri politiki no mu bushakashatsi mu by'isanzure atakabaye yitwara nk'uko yitwara ubu. Elon Musk ni umwe mu banyemari bamamaje cyane Donald Trump mu cyumweru gishize ubwo Merkel yamamazaga igitabo cye Freedom Memories 1945-2021. yavuze ko imyitwarire ya Elon Musk kuri ubu iteye inkeke. Aravuga ati, umuntu nka Musk ufite 60% by'ibyogajuru mu isanzure ni ibintu bikwiriye kudutera impungenge nyinshi. Elon Musk amaze kubona ibyo Merkel yamuvuzeho yahise yandika avuga ngo, ese ubundi uwo Merkel ni muntu ki? Bishoboka ko Elon Musk atigeze yibeshya ubwo yandikaga rino jambo Merkel, kuko iri jambo azi neza no muri 2019 yigeze kwandika asaba abantu kutarikoresha cyane mu gihe bari mu kazi. Ni naho dusoreje aya makuru, ubwo nabararika kubana natwe ubutaha. Wibuke gukora subscribe, comment ni ingenzi. Nge nitwa Dani Humble, ciao ciao.